Ndabaramukije mwese nshuti z'Imana n'ubuzima mugire amahoro. Aka kanya rero nifuje ko dusangira ibyadufasha kugira ngo tubashe kurwana n'ingaruka urukingo rushobora kudutera kubera ko byagiye bigaragara ko harimo utubazo za myocarditis, imihango ku bana b'abakobwa batoya iri kubura. Ibyo byose umuntu afite ukuntu yabirwanaho nk'uko umuhanga mu by'imirire ndetse akaba n'umushakashatsi mu bya covid abivuga Amina, avuga ko hari uburyo bwiza bwo kubana n'urukingo no gukorana narwo, nubwo kenshi abaganga ibintu bandika tutajya tubasha kubisobanukirwa, usanga ari mu tunyuguti dutoya cyangwa ntunabisobanukirwa. Nanjye rero ibyo byambayeho nabanye abantumira kuza gufata urukingo, nuko banyandikira bati uzaze gufata urukingo, umuntu yitegura gutya, arya neza, akaruhuka, akitegura mu mutwe neza, akaza ameze neza agafata urukingo. Ariko iyo bakubwiye ngo urya neza ntumenya mu by'ukuri icyo gufata. Hanyuma rero tudatinze cyane ndashaka kubivuga nihuta kugira ndaza no kubyandika mu ncamake hasi kugira ngo tubashe kumenya icyo twakora kugira ngo turwane n'ingaruka z'urukingo. Mu byo bashyira mu bikoze urukingo harimo icyo bita proteine spike ikomeje guteza ikibazo. Aho ngaho rero ikintu gishobora kugufasha kurwana nayo ni ugufata ibyo bita polyphenol. Polyphenol reka biba mu mbuto n'imboga. Ubwo buryo bwiza bwo kubifata rero ni ukubifata unywa uwo mutobe w'imboga nk'uko nakomeje mbivuga. Bantu rero mukomere ku mutobe w'imboga. Ikindi kandi ugomba gufata ku cyayi cy'icyatsi, icyo bita thé vert. Ni icyayi cyiza cyane gishobora kugufasha muri iyo gahunda. Ikindi cyagufasha ni ibitunguru byaba bitukura byaba iby'umweru, ni ibitunguru byagufasha. Hari utundi turungo twitwa kapre, ababinaha barabizi, uturungo twiza twagufasha. Hari kandi ibyo bita amareza biba mu bihugu byateye imbere, si ngombwa kubikoresha byose, ibyo wabona wakoresha ibyo ufite. Ikindi kintu cyagufasha ni vin, icyo bita vin rouge, donc vin rouge yagufasha cyane. Ikindi kintu kidufasha cyane amapera, bya bibabi by'amapera, byaba amapera y'ubwayo, ni ibintu byagufasha kugira ngo ube warwana n'icyo bita proteine spike ishobora kuguteza ikibazo ku kibazo cy'urukingo. Hari ibindi rero bikoze urwo rukingo aribyo bita ajiva rero nazo zifite ikindi kintu cyafasha kukurwana nabyo. Twavuga nk'umunyu, sel d'aluminium, citrate d'aluminium, marate, perisile, radin, brocoli, crucifer. Tukavuga kandi umwijima na tungurusumu. Nibyo bintu rero umuntu yakora akajya afata ibyo bintu ku buryo bufatika mbere y'urukingo na nyuma y'urukingo, ukazabikoresha bikazagufasha kurwana n'urukingo. N'abantu rero ikindi ngewe nakongeraho ni uko abagomba gufata ibumba, ugafata iminsi 21 ufata ibumba. Rifatwa rite rero? Bararifata ku kiyiko cy'umumamiyo bagashyira mu mazi, ugatereka mu gitondo ukajya unywa, ukamara iminsi 21, ukazongera mu kindi gihembwe ugakora ibihembwe byayo 3, ukabukoze kire, kubera ko byagaragaye ko urukingo rutazahagararira aho ngaho, bazakomeza kurutanga. Abantu bamwe bafite indwara zikomeye batangiye kugera ku rukingo rwa 3, bavuga ko bizagenda ndetse bikagera ku nkingo 6. Nuko rero nagiye mbivugana n'abakecuru dukorana, usanga abenshi bakubwira bati kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza agomba gufata imiti mike. Ibyo bintu rero by'imiti, hari imiti banywa, hari imiti bagira gute, ariko iriya miti baba bateye mu mubiri iba ifite ubukomere, iba
ikomeye, bifite imbaraga zihanitse ku buryo biba byiza ko ugomba kuyisasira, ugomba kuyitegura nko muri iki gihe rero cy'icyorezo bari gutanga iyo miti kandi yinjiye mu mubiri ubwayo bateye, ni ngombwa cyane kubyitaho umuntu agafata ibituma ibivumbikisho niko twavuga, bituma noneho rwa rukingo ruzaza rugasanga usasiye zigasanga utanaze. Mukomere rero ku mutobe wacu, mukomere ku mboga n'imbuto, mufate ku ibumba, mubikorere n'abana kubera ko byagaragaye ko atari gusa abantu bakingiwe bagira ikibazo, bashobora kugira ikibazo, ndetse n'abantu batakingiwe batwegereye ku mpande zacu, abantu bakingiwe bashobora kubateza ibibazo. Bivuga rero ko dufite ibimera Imana yaduhaye bishobora kuturinda ibyo bibazo byose. Aba rero mbashishikariza umutobe w'imboga, umutobe w'imboga ukareba cyane cyane imboga z'icyatsi kuko arizo zifitemo iyo polyphenol ku buryo bushimishije buteye kubishaka no kubikora neza. Komeza mbabwira ko rero ibyo ngibyo nyine twavuze teveri, twavuze ibitunguru, twavuze kapre, twavuze reze ni utubuto tujya kumera dutoya tumeza nka gaperi z'i Rwanda ariko kuryohera kagira isukari igize. Reze rero izishishikarizwa ni ziriya zitukura, abazibona bakazohereza ku bandi. Niba rero ushaka gukora igikorwa cyiza ku muntu watumwoherereza, watumukorera. Natwe rero abari mu mahanga mutwohereze ku mapera ntayo tubona inaha. Hasigaye rero nabashishikariza kugira ngo mwiyiteho, mwite ku banyu, mwite ku bana kandi birashoboka. Imana yarabiduhaye, yaduhaye ubuzima kandi ubuzima burambye. Umubiri wacu ntimugire ikibazo, uzi kubikora neza. Icya mbere ni ukuwuha ibigomba, ubundi ukabikora neza. Mugire amahoro rero, ndakomeza kubashishikariza niba mukunda ubutumwa mwe n'ubungubu kubihereza n'abandi. Ntabwo byaba bishimishije ku muntu yafata urukingo rukamugwa nabi, kandi hari uburyo bwiza bwabonetse buri gukorwaho n'abantu benshi bashobora kubarinda kugira ngo urukingo rubagwe nabi. Amahoro.